Mwaramutse bwana Barafinda s.fred. Mwaramutseho neza mukomere cyane. Ubutumire bwanyu nabubonye kuri satelite bwangezeho, maze iminsi nzenguruka mu gihugu hose, abanyarwanda bampaye ibibazo byinshi ngomba kubagezaho. Yego satellite code yawe yakugezeho, Yego, n'abandi nabonye. bose yabagezeho, haba imbere mu gihugu, haba mu karere k'ibiyaga bigari, haba muri Afurika no ku isi hose. Bityo rero ibyo na amahire cyane ku ikoranabuhanga baruda bahagaze bwuma. Ku kibazo cya mbere ngiye kukubaza ni ikijyanye n'amabuye y'agaciro. Yego, amabuye y'agaciro urayabazaho ikihe kibazo? Urabona aho bacukura amabuye y'agaciro ni henshi mu gihugu. Yego. Ese ko tutajya tubona imibare cyangwa se umusaruro uva muri ubwo butaka ungana gute? Ikindi kibazo cya kabiri ku mabuye y'agaciro, ese kuki ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro tubona ariho hantu higanje abakene cyane, byo byaba biterwa n'iki? Murakoze cyane. Ryaba ari ikosa rikomeye cyane kuba igihugu rwose gicukura amabuye y'agaciro ubwoko butandukanye, ariko ntihakorwe raporo y'amabuye acukurwa buri hamwe hose, noneho bagaragaze n'amabuye y'agaciro imbumbe mu gihugu hose, noneho batwereke n'ayagejejwe ku isoko buri mwaka n'amafaranga yavuyemo, bayakore raporo bayitangariza abanyarwanda babe imbere mu gihugu n'aba mu mahanga bose bayimenye, noneho dushobore gukora umuti w'igihugu. Nimba ibyo bintu raporo imbumbe yabyo idatangwa, ni ikosa rikomeye cyane. Twabaruda n'abarudakazi n'uturoda duto tutarafata irangamuntu tuzanye kosora ibyo, twese tuzajya tugaragaza umusaruro w'amabuye y'agaciro imbumbe mu gihugu hose, noneho tugaragaze n'imbumbe y'amafaranga yavuyemo, noneho byige mu ngengo y'imari tugenda dusobanura byose uko byagiye bikurikirana. Ikindi noneho amabuye y'agaciro tugiye kubaka inganda, ntabwo tuzajya twihutira kuyajyana mu mahanga, ahubwo tuzajya tuyitunganyiriza kugira ngo tuyakoreshe nk'andi mahanga uko ayakoresha mu kuyabyaza umusaruro bayakoramo ibintu. None ibyo tuzakora tubikoreshe imbere mu gihugu, none tubyohereze no mu mahanga hose. Yego Barafinda, mfite ibibazo byinshi nka perezida mpuzamahanga wa RUDA. Niba ntibeshye byaba ari byo, ni mpuzamahanga cyangwa ni mu Rwanda gusa? Ni ku rwego mpuzamahanga, ubwo ni mpuzamakungu. Ubwo urumva RUDA ni uburyohe bw'akataraboneka. RUDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. Bityo rero RUDA ni uburyohe, n'umuruda aba ari uburyohe, n'umuruda kazi ni indyohe kazi, n'akaruda gato katarafata irangamuntu. Ubwo n'umwana wese ashobora kuba umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ariko atarafata irangamuntu. Ibyo rero bituma bose bashobora gukora umuti, bose bavuga turi abaruda n'abarudakazi n'uturoda duto tutarafata irangamuntu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero, keretse nimba hari ikindi kibazo cy'umutambiko wabaza neza nkumva kuri RUDA waba ufitiye amatsiko cyagiteye amatsiko. Ibibazo byo ni byinshi, nk'uko abanyarwanda ari benshi niko nibaza ari byinshi. Ubwo ikindi kibazo nshaka kukubaza ni ikibazo kijyanye n'ubutaka. Ese kuko mwaremeye kuko umusoro w'ubutaka dukomeze dusorere ubutaka, ese mubifiteho izihe ngamba? Bimeze gute aho ngaho nka perezida wa RUDA? Mwatubiye ko mugiye kuzana impinduka. Oya, ntabwo byapfa gakunda kubera imisoro ku butaka nk'uko twabivuze, ntabwo byapfa gakunda. Ntitwapfa gareberera abantu b'abanyarwanda. Igihugu cyaribohoye, cyabonye ubwigenge. Igihugu iyo kibonye ubwigenge ni ubutaka bubona ubwigenge, none n'abanyarwanda ba nyirabwo babutuyeho, bikumvikana ko ubwigenge bwabagezeho, bubinjira mu misokoro no ku birenge no mu bworo bw'ikirenge, bagenda bakandagira ku butaka bwabo bumva ko bemye ku butaka bwibohoye bufite ubwigenge, nabo babugenderaho ko bibohoye nabo bafite ubwigenge. Aho ubwigenge bwizihizwa mu gihugu bwaba ari ubuhe?
aho ndakubaze nitwa perezida wa RUDA umunsi w'ubwigenge baba bizihiza waba ushingiye kuki nimba udashingiye ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda bahawe n'Imana ku buntu bataguze kandi batanaguranye kubw'iyo mpamvu rero nimba igihugu cyarabonye ubwigenge cyaranibohoye reka n'ubutaka bwibohore n'ubw'abanyarwanda babuhawe n'Uwiteka ku buntu bataguze batanaguranye nta n'umukire wagiye mu Buyapani kujya kuburangura ngo azane yashoya yagamije kunguka ngo agaruze yayandaye imisoro ku butaka igomba kuvaho naho ibyo bagenda bakuba amafaranga imisoro bazamura uko bashoboye kose ngo bikunde byikube abantu bananirwe kubusorera ejo baze babuteze cyamunara uwabuguze n'uwari wabupuraningiyeho viziyo ye bamutesha agaciro nabyo babitesha agaciro ibyo Imana iraje ikora umuti iyo politike ntabwo ari politike igendanye n'imitekerereze y'abakiremwa muntu aho tugeze ku isi n'amashuri menshi dufite tumaze kwiga kaminuza tumaze kuminuza babyaze izuba umusaruro bongerera amashanyarazi bagurisha amashanyarazi mu rwego mpuzamahanga ibihugu byinshi nta mashanyarazi bifite hanyuma babyaze n'imvura amashanyarazi agwire kuko ibyo byose nibishoboka imbeho n'imiyaga ibyo byose byavamo amashanyarazi twohereze mu mahanga amashanyarazi ahagije natwe tugira amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba n'imbeho n'imvura ibyo byaba ari yo masoko n'ibigega n'amasuku ashingiye ku bwonko none ayo masoko abe isoko ry'ubukungu ntayegayezwa rizahoraho rigatunga abanyarwanda abakuze n'abakiri bato ibitsina byombi n'amahanga yose akazatwigiraho ariko tukora ibintu biturutse mu bwonko ariko ubutaka bw'abakene n'abakire ntihagire umuntu ubufataho rwose babuhe ubwigenge bwabwo kuko ikirere nicyo kitarabona ubwigenge n'imvura ntirabona ubwigenge n'izuba ariko ubutaka bwabonye ubwigenge kuko ubwigenge bw'ibihugu byose bunashingira ku butaka bityo rero twifuza ko imisoro ku butaka yavaho yose burundu n'inzu yicaye kuri ubwo butaka imisoro ikavaho hanyuma umunyarwanda akumva ko ari iwabo yibohoye ari nacyo cyatumye ibihugu bibona ubwigenge muri za 60 birukana bari barabwigarurije bagashaka buhake noneho babirukanye kubera bari barigarurije ubutaka bw'Abanyafrika tubirukanye batashye bamaze gusubira iwabo nibwo twavuze ko buri gihugu kibonye ubwigenge cyabonye ubwigenge kubera imisoro bari barashize ku butaka ivuyeho abirabura bamaze kwigenga icyo rero niyo mpamvu tuvuga Afurika yari yaribohoye ihita ibona ubwigenge tushaka Afurika isubirana ubwigenge bwayo nk'ubwo kuva kare kose n'abanyaburayi bataraza bityo rero mbaye mbashimiye ku bw'iyo ngingo keretse nimba hari iyindi mwambaza nkabasubiza murakoze indi ngingo imwe nshaka kukubazaho ese ko ibiciro ku isoko bizamuka buri munsi ntitubone imishahara y'abakozi ba leta izamuka ese abaruda hari ikintu mwamwiteguye gukora kuri iyo ngingo birumvikana murakoze cyane rwose iyo mishahara y'abakozi bose ba leta usibye no kuba ari aba leta n'abikorera ku giti cyabo bose bagomba kugira imishahara ifatika igendana n'ibiciro ku masoko yaba imbere mu gihugu cyangwa ku masoko mpuzamahanga abanyarwanda n'u Rwanda ntabwo aribo bazasigara inyuma ku masoko bishingiye ku mishahara yabo imishahara ya buri munyarwanda igomba kuzamuka byanga bikunda byanga binoga bikagenda n'agaciro k'ifaranga ry'igihugu kushingiye ku musaruro w'imbere mu gihugu n'uturuka amahanga no mu ivunja ry'ayo mafaranga mu rwego rw'amanyamahanga amadolari n'andi yose y'ibihugu tuzakorana nabyo bityo rero nka RUDA uko twe tugomba kugangahura ubukungu bw'igihugu
tugomba gukora iyo bwabaga twirukanka inyuma y'urushinge rw'isaha ubukungu tububonere mu musaruro uboneka imbere mu banyarwanda buri muntu ajya akora yisanzuye kandi akora icyo yumva ashoboye agiteza imbere namara kugiteza imbere bizaba imbaturabukungu ya buri umwe wese noneho tugabanye abaryi benshi dufite mu gihugu noneho tugira abakozi benshi naho ubu ngubu dufite abantu barya benshi ariko abakora ni bake twakwibaza ibyo biribwa biturukahe ibyo barya bya biturukahe mu gihe dufite abaryi benshi ariko abakozi ari bake hera ku bana bato dufite abana benshi mu gihugu abo tubabarira mu baryi benshi kandi abakozi ni bake ubwo ni ababyeyi babo kandi muri aba babyeyi bose siko bose bakora hakoramo bake cyane abandi bose ni abashomeri babumva ibyo kurya bizava he bazagangahuka bate bazatera bate imbere icyo dukeneye kugira ngo bose batere imbere nuko bose bamanuka mu kazi abakene n'abakire bose no mu kiruhuka ndetse abanyeshuri bose bakamanuka mu kazi ibyo nibyo bizaba imbaturabukungu bigangahura ubukungu bw'igihugu noneho usange bibaye uburyohe umukozi wa leta ajya akora kuva saa moya ageze saa sita atahe undi amusimbure saa saba ageze saa 12 nawe atahe undi atangire saa moya nimugoroba ageze saa sita za nijoro atahe undi atangire saa saba za nijoro akeshe noneho wahembwaga miliyoni 4 muri iyi leta ari umwe tuzisaranganyemo abantu 4 twimakaze imirimo muri bose noneho ibyo bizagabanya ubushomeri mu gihugu noneho uzasanga ari imbaturabukungu ya bose abize n'abatarize noneho ku bantu bose bafite igishoro kiri munsi ya miliyoni 6 nibasoreshwe kandi ibyo bakora byose bihabwe ikuzo n'agaciro ku buri muntu wese naho abikorera hariho hose noneho nageza igishoro cya miliyoni 6 abone kwitwa umusoreshwa muto business imaze gukomera imaze gutera imbere nawe amaze kugira ubunararibonye muri iyo mirimo ye none atangiye no guha n'abandi akazi ibi byose bizihutisha ubukungu bw'igihugu bigabanya ubushomeri hafi kuburwanya kubuzahaza kandi tuzabatsinda icy'umutwe n'icyo hasi abasigaye bose n'amahanga azaza twigireho murakoze kuri ibyo bisobanuro maze kuduha murakoze cyane nari perezida wa R2UDA Barafinda s.fred nshingiye hano iwacu i Rwanda ndi mu birindiro byanjye mu kagari ka Kamashashi mu mudugudu wa Kindege ndetse n'indege zinyura hejuru y'urugo rwanjye mu murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nkabambarizwa kuri W3 akadomo R2UDA akadomo TK TK ni Teacher of Kigali mwarimu w'i Kigali R2UDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes bityo rero iyi R2UDA ni ubukombe ni uburyohe bwa bose ibitsina byombi abakuze n'abakiri bato kandi tuzi ikindi nari ntababwiye cy'ingenzi umubyeyi wese azigamire umwana we hakiri kare amugurira imigabane ku isoko ry'imigabane hakiri kare akimara kumubyara mufungure na konte leta ijya imushyiriraho amafaranga n'umubyeyi amushyiriraho amafaranga n'umuterankunga tuzazana w'imbere mu gihugu amushyiriraho amafaranga n'uturuka mu mahanga nawe amushyiriraho amafaranga tuzashinga minisiteri ishinzwe konte z'abana mu Rwanda noneho umwana ajya azigamirwa ayo mafaranga nageze imyaka 18 atangire yigenge kuri iyo konte none ayakoreshe mu kwihangira imirimo amashuri abanza n'ayisumbuye yarabyigiye ubuntu kaminuza bagabanyirizwe bose bige ibyo bizatuma bitwa imbaturabukungu y'akataraboneka bizahunganira leta izabiriho n'ababyeyi none twihutishe iterambere rya bose noneho mbarizwa kuri ku Gasaraba 250 78 34 28 622 uyu niwe perezida nyaperezida Barafinda s.fred umusaza ukuru umunyamategeko mpuzamahanga perezida w'imbere mu gihugu muri R2UDA hose mu karere k'ibiyaga bigari
Africa USA to United States of Africa kabiri na n'isi yose. Niyo mpamvu muzabona perezida wa RUDA yambara ingofero y'uruziga muzenguruko nk'isi yose. Ni umunyapolitike mwiza w'amahoro ariko utuye hano mu Rwanda. Bityo rero murakoze cyane, murakarama. murakoze.